ikomeze kubana namwe. Nigeze numva abantu baraganira ku kiganiro cy'abapasiteri, base baraganira ku kiganiro cy'itangazamakuru. Aba bose ni abakorera Imana, ariko buriya abapasiteri bakorera Imana by'umwihariko, kuko bo ni abambasaderi n'Imana kandi bakabahuza n'abantu n'Imana. Ariko abanyamakuru buriya ni abahashyi. Nta yindi rero impamvu bo bagomba kuvuga inkuru bashaka ni uko bahaha. Ariko pasiteri we buriya bari gukora ibizamugiraho ingaruka, cyangwa se akitera ingaruka, cyangwa se akazarwana n'urubanza rwabo. Niyo mpamvu rero iyo ari gutegeka mu butware ko ari rwo rugo, reka da, buriya urugo rwa mbere ni wowe n'umugore wawe, ni mu nzu y'Imana. Izindi ni inyubako zishimira Imana ko yadushyize. Iyo zidashimiye Imana zikorera Satani. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire neza ubwo n'izina bacunguriwemo muri Kristo, ahubwo bagatangira ngo n'abahanuzi kandi batari babanza kwerekana ko bihana. Iki rero nicyo kiri kwica umurimo w'Imana. Abandi rero bakazana inyurabwenge. Mu murimo w'Imana ntihabamo inyurabwenge, mu murimo w'Imana habamo kwizera no kwemera no guca bugufi ukihanganira byose. Hatabaye ibyo rero nibwo bamwe barangiza bahanganye nk'ibyo nahoze numva. Ariko ndagira mbabwire ngo ikintu cya mbere ranutse ngo ariko Uwiteka dukiza muri byose. Ntago Uwiteka akiza abanyabyaha, ahubwo akiza abakiranutsi bari mu byago, bigisha abanyabyaha kugira ngo bave mu byaha bamusange, niturangiza tugororerwe kuko twanyaze Satani. Haleluya. Rero Kristo abereyeho kudushyigikira aho ducitse intege, abereyeho kutwongerera imbaraga aho tubuze imbaraga, kandi abereyeho kuduha urukundo aho abisi bashaka kutwima urukundo. Rero nimureke twumvira umwuka. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona rero uyu munsi turi kuri kamera, twongeye kubona umukozi w'Imana. N'ubwa mbere tumwakiriye ahangaha muri studio z'Imana Irahari TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Nubwo bwose numva unaniwe ijwi rya Sara, ariko urihangana uze kujya uzamuraho ijwi gatoya kugira ngo tubashe kumva, cyane cyane ko iki kibuga dukoreramo gikoreramo abantu benshi, haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Reka rero ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Murakoze cyane. Aya mazina ni Munyaneza Nowa, y'ababyeyi cyase iryo nabatijwe, n'irindi Imana yampaye pasiteri. Yego. Rero Imana ibahe umugisha kandi kugirire neza kandi ikomeze kubana namwe. Nigeze numva abantu baraganira ku kiganiro cy'abapasiteri, base baraganira ku kiganiro cy'itangazamakuru. Aba bose ni abakorera Imana, ariko buriya abapasiteri bakorera Imana by'umwihariko, kuko bo ni abambasaderi n'Imana kandi bakabahuza n'abantu n'Imana. Ariko abanyamakuru buriya ni abahashyi. Nta yindi rero impamvu bo bagomba kuvuga inkuru bashaka ni uko bahaha. Ariko pasiteri we buriya bari gukora ibizamugiraho ingaruka, cyangwa se akitera ingaruka, cyangwa se akazarwana n'urubanza rwabo. Niyo mpamvu rero iyo ari gutegeka mu butware. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Rya jambo ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa, nidushaka tuzabona. Iyo urikoreyemo nabi nawe riragaruka rikaguhana. Ariko Yesu cyangwa Uwiteka agomba gukora icyo yarivuzeho, cyangwa se icyo yaritumye, kugira ngo asoze umugambi we mu bana b'abantu. Rero ndagira ngo mbabwire inshuti bene data, mbabwira neza yuko uyu murimo ni uwo kwitonderwa.
kandi impamvu ari uwo kwitonderwa na Yesu ubwe nyirizina ari we waremye ibyaremwe byose yaraje abanza guca bugufi. Kandi ndagira mbabwira ngo niba hari ikinyejana turimo cya 24 giteye ubwoba, ariko nubwo giteye ubwoba abera bagomba kukibamo, kandi bagomba kukibamo bavugisha ukuri, kandi bakakibamo bavugisha impano z'Imana, kandi bakakibamo bavugisha urukundo rwa Kristo, kandi bakakibamo bavugisha imbaraga z'Uwiteka. Umuntu utari gukora rero muri uwo mwanya niwe Bibiliya yita antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo nimuhumure, turwana urugamba nk'urwo data buja cya Kristo yarwanye. Rero ntibibatera ubwoba, nimuhumure, kandi murandajya mbabwire ngo aho umusaruro uri ni naho n'inkomere ziri, kandi nanone aho abakozi bari ni naho hari kwangizwa, ariko nanone nyir'umurimo awubereye maso. Amen. Niyo mpamvu dukwiye gukora dushiritse ubwoba, kandi kabiri duhagaze mu kuri, kandi gatatu ukuri tuvugisha tukurimo. Niba uri kuvugisha ukuri utakurimo, menya ko ari uri kwihenda ubwenge, menya ko ari uri kwicira urubanza. Urakoze cyane, ni impanuro y'umukuru, abantu kandi bayikurikire ndetse bayumve rwose kuko birakwiriye. Ntabwo tujye dukora ikiganiro kirekire, tujye turasa ku ntego, tukabwira abantu ikitwicaje aha ngaha kuri kamera. Nyemerera ngo usabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana utugezeho icyo Imana yagutumye uyu munsi. Mu izina rya Yesu umwami w'amahoro, haleluya, umujyanama, Yesu Kristo mwiza ubera hose icyarimwe, manukubane natwe kandi ubane n'abatwumva, ndetse mu birere bine by'igihugu yigaragaze nk'Imana. Ntaba ari twabwo izina rya ryo habwa icyubahiro, izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Reka tukwakire. Murakoze. Yego. Murakoze cyane. Yenda shaka kuganira uburyo Yesu yariye, kandi n'uburyo Yesu yabaye umuntu, kuko abantu bajya bakunda ahantu kuhacangacanga. Kirazira ko Yesu atagombaga kuza kuducungura ari mu mwuka wonyine gusa. Yego. Kirazira kikanaziririzwa. Yesu yaje kuducungura ari mu mwuka, ari no mu mubiri, kandi aza kuducungura yujuje ibyangombwa byose bisabwa. Ni nayo mpamvu yavuze ngo niwe kuzuka kandi ni nawe bugingo. Amen. Rero ibi byose Bibiliya irivugira, kandi Bibiliya ni ingari. Abantu bagerageza kuyita inyanja, ndagira mbabwire ko Bibiliya si inyanja, ahubwo uyisoma nabi niwe uhinduka inyanja. Rero Bibiliya irera kandi izahora yera kurenda ubwo Yesu azagaruka. Rero ndagira ngo turebe muri Luka, ni igice cya 19 n'umurongo wawo wa 10. Turaza no kureba ahandi uyu Luka ndamuvugaho. Umurongo wa 10 avuze ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Bivuga ngo ntabwo Imana yazanywe n'imazu twubaka, ntabwo yazanywe n'amamodoka n'amataje uko muyaburana, ntabwo yazanywe n'ibyo mwaremye ku byo yaremye, ahubwo yazanywe no gucungura uwo yaremye mu ishusho ye. Amen. Ari wo twebwe. Rero iyo amaze kuducungura, mwibuke ko adahita tujyana mu ijuru. Tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka, tukaba mu isi mu buryo bw'umubiri. Tuba dufite ubumana bwuzuye. Noneho Satani we afite ubumana bw'ubushitani hano mu isi, we kugira ngo akunda provoke cyane iby'Imana yaremye, ndetse birimo ibitangaza. Twe Yesu ari byo yavuze ngo ni imirimo, ni ibyo tuzongererwa turi kumukorera. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo iki ni igihe cyo kuba maso, kuko Yesu yaza uriya mutsima, ririya yamuhaga ngo arihindura umutsima.
yarihindura umutsima naho yari kubataniye na Adamu wa mbere mu itangiriro. Rero icyatumye ashobora byose nuko yamubwiye ngo handitswe, na Satani akavuga handitswe, ariko Yesu amurusha ibyanditswe. Ndagira ngo nkubwire mu ntego dusabwa muri iyi minsi ni ukugira ibyanditswe kuruta umunyabinyoma. Nitutagira ibyanditswe kuruta umunyabinyoma tuzarangiza twisanga mu binyoma. Niyo mpamvu ubona abantu barimo guhangana aho kugira ngo turebe icyo Imana ivuga cyangwa turebe icyo yavuze, ahubwo usanga abantu bari guhanganira mu bifatika kuruta guhanganira muri bya bindi bidafatika bitanga ibifatika. Ndetse tuzava muri bimwe bifatika tugasubira mu bidafatika, tukagaruka nanone mu bifatika, tukazongera gusubira mu bidafatika, tukagaruka nanone mu bifatika, turabera n'abaziranenge nka Kristo. Rero ndagira ngo nkubwire uyu Lazaro numwe wigishije abantu, n'uyu munsi abantu bakigira impaka cy'abimenyetso, ariko Yesu aravuga abwira abigishwa ngo yarasinziriye ngo ntibabimenye. None arabera ati yarapfuye mbibabwire. Ndandi ndashimira Imana, umva nawe, ndashimira Imana ko yapfuye ntari twari turi kumwe, ariko nimwizera murabona ubwiza bw'Imana, murabona ibitangaza by'Imana, murabona imbaraga z'Imana. None nimurangiza kandi kabiri nimwe bahamya bo guhamya. Twe duhamya ibyo tuzi kandi twabonye. Igihe uzi ko utarabona kandi utarareba, irinde guhamya. Banza wigire ku birenge by'abatubanje. Rero ndagira ngo nkubwire, Satani ntuzamubona azamwishusha avuga yuko aje kukugusha, ntuzamubona avuga ko aje kugusambanya, ntuzamubona avuga ko aje kukwiba, ntuzamubona avuga ko aje kukuroga, ahubwo aza mu izina ndagukunda. Niyo mpamvu rero hari ahantu Yesu avuze ngo ajya yigira marayika w'umucyo ngo kugira ngo agushe imbaraga z'abera cyangwa amenagura imbaraga z'abera. Ariko abera iyo bamumenye ntashobora kumena imbaraga zabo, ahubwo bo barushaho kumukandagira. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo Yesu yataba umuntu ngo abe n'umwuka, ntabwo twari gucunga, ntibyari kubaho. Yesu ndagira ngo mbabwire yaravuze neza, na Yohana ubwe yamwanditseho mu bice 4 uhera mu murongo wa mbere, aravuga ngo utamuhamya ko yambaye umubiri kandi akaba no mu mwuka, ngo nguwo ntabwo ari umukristo wa Kristo, ngo ahubwo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Abantu benshi rero bari kuvuga umwuka, nujya mu mwuka cyane turashingura umubiri, kandi nanone nuva mu mubiri cyane turashingura umwuka. Ariyo bavuga ngo nabahanuzi, kuko umuhanuzi w'ibinyoma nawe avugira mu mubiri, avugira no mu mwuka w'ibinyoma, ariko cyane agaragaza ibifatika kuruta kugaragaza ibidafatika. Yesu rero yaje muje kuducungura, kuko icyambere cyatumye aza kuducungura, turi mu ishusho ye, turi muri matsiyeri, turi mu bubasha bwe, turi mu butware bwe. Ariko nubwo turi mu butware bw'icyitondero, harimo guhitamo kwawe, harimo guhitamo kwanjye. Ariyo mpamvu buri muntu wese uzumva ab'isi bakunda kugaruka ngo ni uburenganzira bwanjye, ariko kuwacunguwe na Kristo twe nta burenganzira dufite mu isi. Uburenganzira dufite nubwo kwamamaza Kristo no kugendera mu itegeko rye. Baturenganya bataturenganya, baduhiga mu bintu ndi kurwanya muri iyi minsi, n'abantu ngo ni ba profeti, aho kuvuga amazina y'ababyeyi babo batumye baza ku isi, bavuga n'izina bacunguriwemo muri Kristo, ahubwo bagatangira ngo n'abahanuzi kandi batari babanza kwerekana ko bihana. Iki rero nicyo kiri kwica umurimo w'Imana. Abandi rero bakazana inyurabwenge. Mu murimo w'Imana ntihabamo inyurabwenge, mu murimo w'Imana habamo kwizera no kwemera no guca bugufi ukihanganira byose. Hatabaye ibyo rero nibwo bamwe barangiza bahanganye nk'ibyo nahoze numva. Ariko ndagira mbabwire ngo ikintu cya mbere tugomba kurwana intambara nziza nk'iyo Kristo yarwanye, kuko Kristo yayirwaniye mu mubiri no mu mwuka. Amaze kuyirwanira mu mubiri no mu mwuka, asiga ateranije 11, kuko undi yari yakwepye yagiye kumugurisha amafaranga 30. Na Yosefu bamugurishije amafaranga 20. Niyo mpamvu umuntu wiringira umuzi w'imiya cyane atiringiye Kristo wamuremye, kuko imiya zaremwe n'abantu. Nta hantu Bibiliya nyereka ko Imana yaremye imiya, ahubwo icyo umuntu yaremye n'Imana iragishyigikira, kuko ari matsiyeri yayo.
rero ahubwo nimureke tuhagarare mu mwanya w'Imana kandi duhagarare mu butware bw'Imana, nayo izamanuka kudushyigikira mu gihe cyayo ndetse no mu gihe cyayo niba tuvuga iby'ukuri. Rero mwene data ndagira ngo nkubwire niyo mpamvu yabaye umuntu kandi akaba ari n'Imana. Rero abantu benshi ujya usanga babikomurikaho ngo ntago waba mu mubiri ngo ushobore iby'Imana. None wabaho utariho mu mubiri, wabaho mu mwuka bigakunda. None se utariho mu mwuka wabaho mu mubiri bigakunda. Bivuga ngo byose biruzuzanya. Nuko abantu bajya bavuga amazu ko ari go rugo, reka da, buriya urugo rwa mbere ni wowe n'umugore wawe, ni mu nzu y'Imana. Izindi ni inyubako zishimira Imana ko yadushyize. Iyo zidashimiye Imana zikorera Satani. Rero bene data ndagira ngo mbabwire neza, arangije mu ijambo ryanangaje n'irimo ngo arize abo bayuda ngo nabo baravuga ngo reba ngo ukuntu yakundaga Lazaro, kandi yarababajwe nuko batamwumvira kandi aribo bamwigishaga. N'uyu munsi rero abigisha Yesu ntago bari kumwumvira kandi bamwigisha, ariko harimo bake bamwumvira. Ariyo mpamvu azabangwa azabana nabo ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ntabwo yigize avuga baze kawunga bahaza amata bafite amamodoka nk'ayo mwavuga, ahubwo azabarinda ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ndumva ni mu bice muri Zaburi cyangwa indirimbo ya Zaburi 34 nimbwo iryo jambo ngo ibyago n'amakuba biri mu kiranutsi, ngo ariko Uwiteka dukiza muri byose. Ntago Uwiteka akiza abanyabyaha, ahubwo akiza abakiranutsi bari mu byago, bigisha abanyabyaha kugira ngo bave mu byaha bamusange, niturangiza tugororerwe kuko twanyaze Satani. Haleluya. Rero Kristo abereyeho kudushyigikira aho ducitse intege, abereyeho kutwongerera imbaraga aho tubuze imbaraga, kandi abereyeho kuduha urukundo aho abisi bashaka kutwima urukundo. Rero nimureke twumvira umwuka wera turi muri Kristo Yesu, kandi twumvira umwuka wera kuko yaravuze ngo ni ngombwa ko nimutareka nkagenda mutazabona umwuka. Rero Yesu ari mu ijuru aduhaye umwuka wera, ari uri kutuyobora muri iyi minsi. Rero murakoze cyane. Ahandi ndimo nderekana ni ukuvuga ngo Yesu yarariye amaze kuzuka. Benshi iri jambo ntago bajya bakunda kumva, ahubwo baravuga ngo ntabyo yarariye. Ndagira ngo mwene data adusomere 14:24 muri Luka 24 ni umurongo wa 40 n'uwa 40 ageze 43. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka ibice 24 turahera ku murongo wa 40. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko ibineza neza bikibabujije kubyemera, bagitangara. Arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Amen. Yesu asezera kubigishwa be. Amen. Amen. Amina. Yesu azutse yarariye kugira ngo yerekane ko kurya atari icyaha, ahubwo icyaha ni ukurya ibitari mu murongo w'Imana. Rero niba uri kugabura wibuke ko na Paulo ariwe twita Sawuli yavuze ngo umuntu arya kubyo, ku mbuto yateye niyo abanza kuryaho. Buriya yari arimo avuga Kristo. Rero nawe niba uri kurya ibyo Kristo yateye mu bo uhamagara ndetse ukorana nabo, ntabwo ari icyaha, ahubwo icyaha ni ukuba warya ukibagirwa abushumba. Icyaha ni ukuba warya ukibagirwa intamuyobora. Usibye ko ibyo birahari n'iwacu tuvuga ngo turi abahanga, ndagira mbabwire ngo harimo intambara zikomeye, ariko Yesu aje kwishyirira ibintu mu buryo. Amen. Rero ngo nuko ibineza neza bikibica, babonye yuko yazutse, ngo nuko barangije
icyantangaje ngo nuko ahita baka igice cy'ifi yokeje ngo arangije arakirya amaze no kubona ibiganza bye. Bivuga ngo rero uyu umuntu yakijijwe agasigara yanga guhamya Kristo ahubwo agashaka ibyo Kristo atanga, uyu muntu ni antikristo. Ni nacyo kintu abantu benshi bagendereyeho, kugamburura mu makuba bashaka ibyo Kristo atanga ariko ntibashake n'icyo yabategetse kugira ngo bakore. Kirazira rero ko ushaka igice kimwe ikindi ukagisiga. Yego. Amen. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tube maso, kuko ni igihe cyo guhitamo kwa buri muntu. Tumaze iminsi Imana itubwira muri 2024 ngo buri muntu yisengane ku giti cye. Iyi ndwara mubona abanyabwenge batangiye kugirira ubwoba, tw'Imana yayitubwiye 2023 iratubwira ngo bigize abanyabwenge ngo kandi nibigiye guheraho. Ntago rero Imana ari umuswa kurenza abantu. Imana ni umuhanga muri byose kuko niyo yaremye umuntu mu ishusho ye. Rero ntago ushobora gukuraho umugambi w'Imana. Ndagira mbabwire ngo abantu b'Imana baratenebutse mu mwanya, kuko abantu b'Imana bagishwaga inama, babaga bagishwa nama, babaga bahumuriza, ariko bakavuga n'ibyago bigiye gutera igihugu kugira ngo no bace bugufi igihugu kigirirwe imbabazi. Rero ndagira ngo ngutangarize neza ko iki kinyagihumbi cya 24 turimo harimo byinshi, ariko Uwiteka azarinda abakiranutsi ariko agahanisha n'abanyabyaha. Rero niba Yesu yarababwiye ngo ni byiza ko ngenda ngo ariko nzaboherereza umwuka wera, uyu wanditse iri jambo mwahoze muvuga ngo abantu bize ni Dogitaruka, yari umugiriki aje kwiga icyo bita metirizi buganga mu Isirayeli, ngo ahasanga abantu babaswa batize n'ishuri na rimwe, baravuga Yesu, barakiza abarwayi, barakora ibitangaza, abantu barangiza bakizera ubutware bwe, ngo nuko ariyicara yibagirwa icyamuzanye yicarana nabo. Uyu munsi abantu banje kwicara ku birenge bya Yesu, uyu munsi abantu banje kwicara ku birenge by'ababanjirije, uyu munsi abantu banje bari muri siyasa gusa ngo nabo barahamagawe. Guhamagarwa ni kimwe no kwigishwa ni ikindi. Amen. 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 Hari n'ijambo njya numva mu bagore cyangwa abagabo cyangwa abasore cyangwa abakobwa ngo bambonye nkuzi. Ndagira ngo ngutangarize ko nta mwana w'uruhinja washingiranwa n'undi mwana w'uruhinja. Niba bibananiye gukora ibyo mugomba gukora mukuze, menya ko mutari kugandira Imana, nimwe mwigandira, munagandira n'igitangaza Imana yagombaga gukorera muri mwe, ahubwo ikiri muri byose muri gusenya ubwami bw'Imana, namwe mwisenya ariho abantu bari kujya Gehinomu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo kuba maso, kandi ni n'igihe cyo kwizera. Tubona neza ko Yohana muvuga ko ari we jambo. Mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe, uhereye kera kose ni umukozi w'umuhanga. Rero ndagira mbabwire bene data, tutatinze igice urwandiko rwa mbere rwa Yohana umurongo wa mbere harimo ijambo rivuga ngo urwandiko Yohana yanditse yaryamaga mu gituza cya Yesu, ndetse Petero yigize kugira jaruji ntago zihereye uyu munsi na kera zahozeho. Aravuga ngo mbese uko aryamye mu gituza cyawe ngo azaba mwene nde? Yesu aramubwira ngo ubwirwa n'iki niba nzagaruka kiriho? Ntago yongeye gutunga urutoki, Petero ntiyongeye gutunga urutoki nde? Yohana. Rero abantu bari kurengera, ariko nimuhumure, ni ibyanditswe byera bigomba gusora, kuko Satani ntago yigize yubaha ubwiza bw'Imana, ndetse na n'uyu munsi ntaracyubaha ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo mbatangarize ko uyu munsi umuco, icyo twita umuco waracitse, ahubwo turukuvuga mu magambo. Ariko Yesu we umuco we ntuhinduka. Kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, umuco wa Kristo ntuhinduka. Uko yararejo n'uyu munsi niko akiri. Rero niyo mpamvu avuga ngo hayi, kuko urugo rw'uko yarwubatse urujyamo neza ukabana nawe neza, warwinjiramo nabi urangiza we wigarura aho wavuye.
niyo mpamvu muzabona adatongana, niyo mpamvu muzabona ntawatuka, niyo mpamvu muzabona ntawabwira nabi, niyo mpamvu muzabona ntawashobora kunegura. Cyakora ijambo avuze ngo uwo nkunda ndamucyaha nkamwana kugira ngo agaruke nanjye mbane nawe, kuko namuragije iki, namuhinduriye kuba uwo mu bwami. Uwo mu bwami rero aracyahwa, utari uwo mu bwami rero ahora ashinze izuba. Ariko Yesu arahari. Amen. 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 Ndetse nagira ngo ngutangarize neza ko muri Yohana arimo ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza ni wowe n'ingewe. Buriya nsuzuguye we mba nasuzuguye Imana, unsuzuguye mba suzuguye Imana, suzuguye urugo rwanjye mba suzuguye Imana, suzuguye abaturanyi mba suzuguye. Ahubwo niyo mpamvu yavuze ngo twe tugende nk'abanyabwenge, twirinde kugenda nk'abatagira iki ubwenge. Abantu benshi rero bari kugenda nk'abapfapfa aho kugenda nk'abanyabwenge. Amen. Amen. Mu minsi ishize abantu barimo bavuga ngo amavuta, ngo bamena amavuta, ngo niba ngo tutamena amavuta, ngo niba atagize ngo umwimuke. Ndagira ngo niba umuntu yaje yaburaye, niba umuntu yaje yakubiswe, azishima nk'umuntu waze yari. Niyo mpamvu rero umuntu udafite umwuka wera ngo akonore iryo terana ahubwo arangiza warisenga. Niyo mpamvu rero dukwiye gusengesha umwuka iteka ryose, turi mu mubiri, turi no mu mwuka, kugira ngo duhumurize abanyembaraga bakomere, duhumurize n'abanyantege nkeya bongererwa imbaraga, duhumurize n'imitima inaniwe inangiwe, kugira ngo yongere yuzuzwe ishimira Imana. None uyu munsi aho kugira ngo abantu buzuzwe, ahubwo barabibikange n'iki n'ibicamuke. Ntabwo rero ari Kristo, ahubwo ni antikristo wishushanyije mu itorero rya Kristo. Ariko itorero rya Kristo ribereye iki? Maso. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Rero reka dusubikire mu rwandiko rwa Yohana, igice cyaho ni icyambere n'umurongo wa 14. Abariho dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana. Igice cyambere. Yes. Murongo wa 14. Jambo yabaye umuntu. Jambo yabaye umuntu. Abana natwe. Tubona ubwiza bwe. Busa n'ubw'umwana w'ikinege wase. N'umwana w'ikinege wase. Yuzuye ubuntu n'imbabazi. Yego. N'urukundo. Uyu munsi itorero niba ridafite urukundo, ubuntu n'imbabazi biri hehe? Niyo mpamvu rero ababufite dukwiye kubuhagararamo, kandi yavuze ngo mwene uwo niyanze gupfa niyanze no kubaho, ngo ahubwo yaharaniye kuba mu bwiza bw'Imana, ngo kugira ngo naraganwa nawe ngo azamanukane n'abamarayika baje gucira abazima n'abapfuye imanza. Rero ni muhumure, twe tuzacira imanza ab'isi, ariko ab'isi ntibateze kuducira imanza, ahubwo bazatubeshyera mu rugendo. Ariko Yesu azadukomeza mu rugendo. Amen. Amen. Yesu azadukomeza mu rugendo. Rero ndagira mbabwire ngo uyu Luka amaze kumva nibwo yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza ndetse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Niwe wacyanditse, kuko kimwe cyavugaga amateka, ikindi kivuga ubutumwa bwiza. Rero bivuga ngo iyo umaze gukora, na Paulo yavuze ngo nyiri umwana nahanuraga nk'umwana, ngo ariko maze gukura ngo ubu ndaho guhanura nk'abakuze. Rero hari igihe tubamo tugahanura nk'abana, hari n'igihe tubamo tugahanura nk'abakuze. Niyo mpamvu iteka ryose rero igihe utarakura abanza wige, numara kwiga nukura ubone gutanga iby'abakuze. Utari wigira ku birenge by'abakubanjirije urimo kubeshyera Imana. Amen. Twirinde kubeshyera Imana, twirinde kubeshyera Kristo. Rero data bagirire neza kandi abishimira ubuntu bwe bukomeze kubana namwe, kandi natwe bane natwe akomeze kutwongerera imbaraga. Rero mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, ubwami bwawe bumanuke bubane na buri wese, kwa muganga, mu ngo, ndetse mwami mu gihugu, ndetse n'abayobozi n'abayoborwa, ndetse n'abigishwa n'abigisha, aho hose wihesha icyubahiro, kuko papa ufite autorite, nta hantu utegerwa, nta n'ahantu wakumirwa, uri ikinyabiziga ndakumirwa. Ngaho komeza gukontorora neza, kandi umwuka wera akomeze kujera abizera, abatizera akomeze kubemeza ibyaha byabo bihane, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kwamamara mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane, reka tugushimire, tugusabira umugisha w'Imana nk'umukozi w'Imana.
kandi nagiye mbona mu buryo ubu cyangwa ubundi, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza gusengana nawe, wakwifuza ko wamuheka mu buryo bw'umwuka, wakwifuza kukugurira amazi, abone inzira yoroshye yabicishamo. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ni 07 82 50 40 14. Yisubiremo. Ni 07 82 50 40 14. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Kandi nawe wari udukurikiye, niba utarakora subscribe, kora subscribe, dukomereze hamwe kuvuga ubutumwa bwiza, kandi wandike n'igitekerezo cyawe hariya muri comment kugira ngo tumenye ibyo dukwiye gukosora. Murakoze cyane. Amen. Shalom.